Kigali Power Link, amangazini y'icyerekezo hajyanye n'icyubahiro kibakwiye. Icyemezo n'aya matara atanga umucyo usesuye, ubwoko bwose n'amabara yose bitewe n'amahitamo yawe. Hari ayo mu ruganiriro, ayo mu byumba, mu gikoni no mu busitani. Icyasangiye ni ugusirimura inyubako yawe. Kigali Power Link kandi gufitiye kamera z'umutekano, ukamenya ibibera iwawe niyo waba utari hafi aho. Ntibazagucishamo ijisho kandi mu bwiherero hakubitiza siège iri noir na lavabo zisobanutse. Uguze byinshi kandi turamutwaza. Ihesha agaciro rero kandi ku giciro cyiza. Twimukiye mu Gakiriro ka Gisozi mu nyubako Umukindo House. Telefone ni 0791240023. FM Prend the Mix. Inzozi nyinshi turi bwana zari gushakisha do, nibwira ko nzagura jet none dore ubundi home. Ndacyatigita nihiringa ndebe ko zabimamo, nshakisha ifeza nshaka izo note ku cyubahiro. Inzozi nyinshi turi bwana zari gushakisha do, nibwira ko nzagura jet none dore ubundi home. Ndacyatigita nihiringa ndebe ko zabimamo, nshakisha ifeza nshaka izo note ku cyubahiro. Nazirasohoye muhame hamwe mbayobozi inkoni y'icyuma, uwitwara neza muri iyo game ni uraza kuba pampe. Inzozi nikaraze ndumupeti, mind zanjye zikime ngita ngari ko noneho naje ngarukanye Julianya. Imihigo iri he munzanire map mbaho imirongo, twikaraze to tuve mu biko tuzamuke nayo mabiti, twikaraga amahoro tumara kumagaritse muri bande ngo ubu ngubu ushatse kuvuga yuko utatuzi wowe. Genda waje mwiseka muri bande ntago mbazi. ngo ntabwo tuzi. Urabona ngiye guhagatsanga kugira ngo ubwire ayo magambo. Ngaho nyibwira tumenye. Nyibwira ntago mbazi. Akosha ko umuntu ufite agasuzuguro. Ariko nakubajije. Uramagaritse ndakubaza. Nyine se umbaza ute ngiye ugomba kumbaza ngiye. Umagaritse ute? Ngiye umagaritse. Tuvugana ngende umuyobozi. Ngende umuyobozi. Umuyobozi wuhe? Akarushingiye ku cyo. Ngewe ni igiki niba uri umuyobozi? Uri icyo ntazi? What? Uri icyo utazi. Nawe rero uri icyo ntazi. Jesus is Lord. Ariko wari wabona umuturage. Please, come on. Wari wabona umuturage yubahuka leta. Jesus! None urabona ngewe urambonye ubona uri icyo ntazi. Niwe ngende igiki? Wenda nanjye ndireba. Wowe mushyire baro hasi munyibwire. Ni gute se waba leta nakuzi? Dukemura ibibazo neza. Nanjye ariko ntabwo nkuzi n'ubwo mbwira ngo urebe. Ni iki cyemeza kuri leta? Zana ibyangombwa byawe. Akoze ko ejo bundi hari umuyobozi wambwiye ngo mu Rwanda turacyafite abaturage b'ibirofu. Sibyo se shaka muri ya nama nyine. Nk'iki kintu nk'umuntu agikubise uruki nibwo cyabona ko umuntu ari umuyobozi. Ugize ngo Reka tubanze tumwereke itandukaniro. ngiye byo nabasabye munyereke ibyangombwa byawe. Muri gitifu, muri meya, muri gavana, munyereke ibyangombwa byerekana ko muri abayobozi. Urabona twaje gushaka imyumbati se? You be mumu. You think say they wise? Koko. Ariko muri bicucu, muri bigo gusa. Leta yigenga ifite tape and go. Muri leta. Ariko ngo taki Nanjye mumbarize ngo taki ngo tapendi ngo sha. Ubu ngubu ubonye twebwe turi babandi bagenda bategatega tubisi. urabona twebwe hano urabona twaje nyine gushasha imyumbati. Subiza. Iri nako iriya karita ari kumva ni ya company yacu. Ukumva company yacu bayita Tabara u Rwanda. So rero ngiye nimumbwira icyo mumagarikiye. Ibyo byanyu ntibindeba bya company zanyu, ngiyewe ndigendeye. Mfite mission indeba kandi yihuta. Nyine ukuntu nyine twebwe tumeze nuko ngo leta yacu hari ikigega cyagiye uri kumva kuvuga ngo buri muturage wese yemerewe gutanga inoti y'ibihumbi 100. Witwaye tukakureka urangiza ukigendera. Ndabeshya muyobozi. Oya nuko bimeze. Wewe ugiye kuduhereza ibihumbi 100 ubundi tukureka wigendera, sibyo? Kandi tubikore mu mahoro. Ahubwo se urayatanga cyangwa ntuyatanga? Mbabwiza ukuri. Aho kuyabaha ngewe nayadumbura muri tuwarete. Wote atanga rero tugiye kuguha amabere yanyu. Think say they wise? Esta mundo, ni tambereke. Assim no computador.
kuramo vuba urabona igihe aba yaguhereye ugize ngo ngaho uhita wirukana vuba aho murebe wirukana vuba gakubitwe n'inkuba They say Amumu done too much, Amumu done too much. Sheri umunsi wagenze umunsi ni fresh ikirere kimeze neza kabisa sundi be mubaze mbaza nta kibazo mundiriki kumana yanjye iteye neza tudusatsi twiza iminwa myiza byose mbese ni sexy riri yes sabwiye kunkunda utansubiza aho kuntu rwose mbese witeguye no kumfira genda kumva rwose 100% nanagupfira je nishe intare ikigogo izo zose ni inyamaswa zose nagiye nice rero kugupfira ni ikintu cyoroshye tuza sha gasore gabanya amagambo sha ngo wishe iki ngo wishe iki niko ngo wishe iki rega gakobwa nako kakureremburiye ngo shiri nguranko sha ngo wanagira ute ngo wishe iki umva we utazana ibintu by'iki nkaku Misundi mwe ko muza mwiterera mu bintu byacu uri mwe muvuye subiramo sha tuzagabanya amagambo ngo wishe Things say they wise. nyine se nyine iki shiri wanjye shiri wawe tu wagacucu shirirwa amenyo gahambirwa 70 years old man. erega nako kaguterekeye amazi ngo shiri ngurankunda ngo wanyita wamwitaje we wakitanga iki wakimara ngo nishe intare ngo nishe iki ubu ngubu urukwavu rwarwica I am Amumu too much. ku buhungu ubundi agahungu reba n'ukuntu kareshya byonyine sibyo reba kano gatwa wagira ngo ni amabya y'ingurube ngewe ngo nishe ngo intare ngo nice ngo imbogo uraba utakica n'isazi we ngo urice ngo inuze rega nako kataretse ububere n'iki n'agato kamwe asubuti sheri we wagize iki kurasa wabuze ko wanyitangira uhagaze inyana z'inguru zose nazisanze hasi avuze ngo inki inyana y'imbwa ninde sha mwe muri inyana z'imbwa mwabareze handebera ukuntu bihagaze mwe murifata mukaduhagarika twebwe ase ubuza abantu uri kubwira ngo ninki shango ninki ariko mutabyumve je nishe intare n'ikigugo nica mwe ntabwo mwe mwananiye mwana mva neza ngo wishe intare akosesha ubu wakuzaniye isazi yonyine sha ubu wayica wowe jambe bemeze noneho sibyo bemeze ko ibyo mvuga ari seri umugabo namukorewe akoze ko kagaba ari seriye we umugabo namukorewe kari kurwana nabyo vayo hano wawe umugabo namukorewe mwereke twe dutanga inkwano mukaza muzana ubwabo warangiza ngo wishe iki ukankoraho gutyo ngo wishe iki sha ngo wishe ngo wishe wani warishe intare oya nakowishe oya bakobare kwishe intare wo kwitwa n'ubwisho nyagokuru n'ikinaga nyine Jesus is Lord. wekina kura mutegeka kura vuba vuba kura ngo wishe ngo iki kuramo ibyo bijire arese ni bene nyoko ngo wishe n'ikinaga rwose tubabarire mutubabarire shini we n'ikinaga rwose wagiye gukina na sosi rwose mutubabarire rwose kuramo n'ishati vuba kuramo ibintu byose ufite n'ikinaga rwose ngo wishe ngo wishe ngo iki ngo wishe nawe kana ko ngo kari mu rukundo niko sha ubundi akakuba wabanda wenda kurya bango agako kuramo ishati vuba kuramo akigoryo kuramo ngo wishe ntare n'ikinaga rwose n'ikinaga ngano urusheshe urwitone mutubabarire n'ikinaga ugize ngo n'ikinaga rwose wageze tuba turi gukina kora amagira vuba nta telefone ufite ndayifite rwose gira vuba vuba ndayikura telefone vuba
maguru kese nta wa kintu usigaranye se sha zana n'aka ngaka sha none ikintu nyine ikintu gisigaye ni kimwe Igo boss inzira yakuzanye dore ngiyi haguruka niruke nta kibazo haguruka wishe hagende bukwirireho gakubitwe n'inkuba n'iki wakashinze Gusa wakubise shiriwa. ngo nguki bande bamukubise Mwebwe. inana ya mama shira hano hapo zuri ugize ngo yakuzanye taha ngaho taha ngazana iyo telefone zaniyo telefone Nayo bahaye. zaniyo telefone hano wakashingiwe Uzi bwavuyeho. zaniyo phone Nayo bahaye. zaniyo phone kandi ubu ngubu karashaka ngo nako mbanze nkahereza ibyago ndagakubita urushyi zaniyo phone France. Kigali Power Link, amangazini y'icyerekezo ajyanye n'icyubahiro kibakwiye. Icyemezo n'aya matara atanga umucyo usesuye, ubwoko bwose n'amabara yose bitewe n'amahitamo yawe. Hari ayo mu ruganiriro, ayo mu byumba, mu gikoni no mu busitani. Icyasangiye ni ugusirimura inyubako yawe. Kigali Power Link kandi gufitiye kamera z'umutekano, ukamenya ibibera iwawe niyo waba utari hafi aho. Ntibazagucishamo ijisho kandi mu bwiherero hakubita izi siyeje, iri noir na lavabo zisobanutse. Uguze byinshi kandi turamutwaza. Ihesha agaciro rero kandi ku giciro cyiza. Twimukiye mu Gakiriro ka Gisozi mu nyubako Umukindo House. Telefone ni 0791 24 00 23.